Je vous salue beaucoup, mes chers amis. Nous allons continuer avec notre programme d'apprendre le français. Aujourd'hui, c'est la leçon 10. Nabasuhuje cyane. Uyu munsi tugeze ku isomo ryo kwiga kuvuga igifaransa 10. Ni isomo rya 10. Urakanda subscribe kugira ngo ujye ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Niba utarayikanda, niba warakanze subscribe, icyo uri bukore gusa ni ugukanda like, ukanasharinga ku nshuti n'abavandimwe. Commençons. Iyo mvuze commençons, nizere ko uhita ubyumva mu isomo ryabanje. Mu masomo yabanje hari ahantu twabonye le verbe commencer bivuga gutangira. Iyo mvuze ngo commençons, bavuze ngo dutangire. Ici nous avons invité, gutumira. Hano urugero, je vous invite, ndabatumiye. Je vous invite, ndabatumiye. Invité nayo iri mu cyiciro cya mbere, ni inshinga iri mu cyiciro cya mbere. Uko dukora commencer twabonye mu masomo yabanje n'izindi nkazo, niko dukora n'ubundi invité. Kuko urabona iherwa na er. Uratangira uti j'invite, tu invites, ugakomeza. Ici nous avons l'autre phrase, indi nteruro, je vais m'amuser. Ici nous avons je vais m'amuser. Ndashaka cyangwa se nshaka kuryoshya cyangwa nshaka kwinezeza. Je vais m'amuser. Iyi je vais murabona ko ijya kumera nka pouvoir, gushobora. Hamwe twatagiraga ngo je peux. Urabona hano icyahindutse ni ve yonyine, je peux. Ariko je vais bivuga nshaka, mu gihe je peux yayindi twabonye ivuga nshobora. Iyi je vais rero iva kuri verbe yitwa vouloir. Iyi ni verbe vouloir bivuga gushaka, mu gihe ya pouvoir yo twabonye ko bivuga gushobora. Iyo tugiye kwikora uko twakoze ya pouvoir, niko dukora ni vouloir. Icyo duhindura ni ve yonyine ijyaho. Ukibuka ko kandi iyi verbe nayo iri mu cyiciro cya gatatu, za zindi buri imwe ikorwa ukwayo, nta yindi bihuza uburyo tuzikora iyo dushyiraho abakora ibikorwa. Turatangira tuti je viens, nshaka, tu veux, ushaka, il cyangwa se eleve, ashaka. Nizere ko iyi il na er tumaze kubimenyera. Aha ni ku gitsina gabo il ve, ashaka, ele akaba ari igitsina gore ve, ashaka. Igisobanuro cyose aba ari kimwe. Tukagera kuri nu, twe. Nous voulons, dushaka, vous voulez, mushaka, ils veulent, bashaka, ils veulent, bashaka. Continuons. Iyo mvuze continuons, continuer no gukomeza. Continuons, dukomeze. Reka turebe noneho ya s'amuser. S'amuser. Twabonye ko mu gifaransa iyo ufashe verbe cyangwa se ugasanga verbe ifite iyi sa, s'amuser, se réveiller. Se réveiller twabonye ko ari ugukanguka. Yego, nta muntu ugukanguye. Wowe urakanguka, urikangura, nta muntu ugukanguye. S'amuser rero nayo ni ukwishimisha, kwinezeza cyangwa se kuryoshya. Ibi ni wowe ubyikorera, nta muntu ugushimisha cyangwa kunezeza. S'amuser. Noneho iyo ugiye kuvuga ushyiraho umuntu ukora igikorwa, uratangira uti je m'amuse. Je m'amuse, ndinezeza. Tu t'amuses, urinezeza. Tu t'amuses, urinezeza. Il, igitsina gabo, s'amuse, arinezeza. Elle s'amuse, arinezeza. Igitsina gore elle.
nous nous amusons, turinezeza. Hari nu ya mbere igaragaza ukora igikorwa, hakaba na nu ya kabiri igaragaza ukorerwa igikorwa. Nitwe tukikorera, niyo mpamvu hajemo nu ebyiri. Nous amusons, turinezeza. Vous ya mbere igaragaza abakora igikorwa, vous ya kabiri igaragaza abagikorerwa, none bakazaho amuse. Bivuze ngo niba ari vous nimwe mukora igikorwa mukakikorera. Vous vous amusez, murinezeza. Il s'amuse, barinezeza. Cyangwa se igitsina gore, elle s'amuse, barinezeza. Byose ibisobanuro aba ari bimwe. Continuons. L'autre phrase ici, indi nteruro hano ndibuze kudufasha kugira ibyo tugeraho byinshi. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Arashabutse cyangwa se aratyaye. Elle est tranchante. Niba ngo umuntu ushabutse tumuvuga ko ari tranchant, yaba ari umugore tukavuga tranchante, tukongeraho e. Impamvu twashyizeho iyi tukavuga tranchante nuko uyu ari elle. Iyo biza kuba ari iri, ari igitsina gabo, twari kuvuga tranchant. Iyi ni tuyishyireho ngo tuvuge tan. Arashabutse cyangwa se aratyaye. Hano uravuga elle, ukavuga uti ni ibiki. Iyi ni verbe être, kuba, bivuga kuba. Être, kuba. Turatangira tuti noneho iyi verbe muyiteho cyane, tuzayikenera cyane bishoboka. Turatangira je suis, ndi, tu es, uri, il, igitsina gabo, elle ku gitsina gore, il est, elle, ni cyangwa se ari. Nous sommes, turi. Vous êtes, muri. Il, y'ubwinshi, igitsina gabo. Elles sont, elle ku gitsina gore, sont. Ni cyangwa se bari. Ushobora kuvuga ngo elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Bari mu rugo. Cyangwa se ukavuga ngo elles sont intelligentes. Elles sont intelligentes. Bivuga ngo ni abahanga. Urumva hano kuri iyi sujet ya gatatu y'ubuke iri na elle bishobora kuba bivuga ngo ni cyangwa se ari. Iyi iri y'ubwinshi na elle y'ubwinshi sont nabyo bikaba bivuga ngo ni cyangwa se bari, biterwa ni cyo ushatse kuvuga. Bivuze ngo ni abahanga nabwo dukoresha sont. Bavuga ngo bari mu rugo nabwo dukoresha sont. L'autre phrase ici, nakubwiye ngo éteignez tout. Éteignez tout. Muzimye byose. Cyangwa se zimya byose. Twabonye ko hano umuntu ari kukubwira kubashye ashobora gukoresha éteignez, bigaragara ko ari ubwishi nyamara avuga umuntu umwe cyangwa se akavuga éteignez n'undi avuga abantu benshi. Éteignez tout, muzimye byose cyangwa se zimya byose. Iyi éteignez iva kuri le verbe éteindre. Éteindre, nizere ko nawe uri gusubiramo kugira ngo ubimenyere kubivuga. Kubyumva mbivuga gusa ntabwo bihagije. Nawe ugomba kuvuga ukanavuga cyane ku buryo wumva noneho ubimenyereye amagambo, ururimi ni ukuvuga. Éteindre, kuzimya. Iyi nayo iri mu cyiciro cya gatatu. Ni kimwe na za vouloir, pouvoir, za venir twabonye. Ngo buri imwe uyikora ukwayo uko wabyize cyangwa se uko wabyigishijwe.
ubwo turatangira iyo tugiye gushyiraho abakora ibikorwa. J'éteins, nzimya. Tu éteins, uzimya. Il, elle éteint, azimya. Nous éteignons, tuzimya. Vous éteignez, muzimya. Il, pluriel, igitsina gabo. Elle éteigne, bazimya. Noneho twabihuza kwa kundi tubivuga dusoma igifaransa neza, twavuga ngo ils éteignent, elles éteignent. Uko murabona hano hashoje s, noneho ikurikirwa n'ijambo ritangijwe n'inyajwi. Elles éteignent, ils éteignent, bazimya. Continuons. Ici nous avons l'autre phrase. Dufite indi nteruro iravuga ngo il va mieux. Il va mieux. Bishatse kuvuga ngo ameze neza. Nawe ushobora kuvuga ngo je vais mieux. Meze neza nta kibazo mfite. Ameze neza nta kibazo afite. Iyi va tubona hano ituruka kuri le verbe aller. Gikorwa cyo kugenda. Kujya. Aller. Kujya. Noneho iyo tugiye gushyiraho ukora igikorwa uratangira uti je vais, njya. Tu vas, ujya. Il, elle va, ariyo twabonye ngaha kuri suje ya gatatu. Il va, igitsina gabo. Elle va, igitsina gore, ajya. Nous allons, tujya. Vous allez, mujya. Il, elles vont. Ku gitsina gabo tuzavuga ngo ils vont, igitsina gore tuvuge elles vont. Ari byo bivuga ngo bajya. Reka turebe exemple dans les phrases. Aha navuze ngo je vais au marché. Ngiye ku isoko. Je vais au marché. Ubwo niba ari wowe nzavuga ngo tu vas au marché. Il va au marché. Ubwo niwe ajya ku isoko. Aha noneho ushobora kuvuga ngo ngiye ku isoko. Je vais au marché. Hano reka turebe urugero rwa kabiri. Je vais à l'école chaque matin. Je vais à l'école chaque matin. Njya ku ishuri buri gitondo. Aha murabona twavuze ngo je vais tuvuga ngo ngiye. Ubu ngubu aha turavuga ngo je vais tuvuga ngo njya ku ishuri nk'akamenyero. Njya ku ishuri buri gitondo. Ubwo je vais ushobora kuvuga ngo njya cyangwa se ngiye bitewe n'icyo uri kuvuga ako kanya. Ici nous avons l'autre exemple de la phrase. Indi nteruro iradufasha kugira ibyo twunguka bindi cyangwa se vous parlez bien le français. Vous parlez bien le français. Muvuga neza igifaransa. Parler bivuga kuvuga. Kuvuga ururimi, kuvuga ijambo, discours. Nous disons parler. Vous parlez bien le français. Muvuga neza igifaransa. Parler nayo iri mu cyiciro cya mbere. Ni kimwe n'izindi zose twabonye zirwa na er. Tukuyemo le verbe aller. Ari iherwa na er ariko ntabwo ikurikiza ari amategeko y'icyiciro cya mbere. Nayo ihita ifata icyiciro cya gatatu. Yo n'umwihariko. Ni exception. Ici nous avons l'autre phrase. Il est médecin. Il est médecin. Ni umuganga. Umuganga niwe twita médecin. C'était poète. Ici nous avons c'était poète. C'est un
poète. C'est un poète. Ni umusizi. Umusizi ni umuntu uvuga imivugo. Aha turi kuvuga imirimo abantu bakora cyangwa se icyo bari cyo. Il est médecin, umuganga. C'est un poète, ni umusizi. Ici nous avons l'autre phrase. Tout fonctionne. Byose bigira gute? Birakora. Tout fonctionne. Byose birakora. Reka turebe noneho le verbe fonctionner. Twabonye gukora, travailler, gukora. Tubona faire, gukora. Ese fonctionner nabyo ni gukora. Biratandukanira. Reka turebe. Fonctionner bivuga gukora, ariko ni ugukora kw'ikintu. Ntabwo ari ugukora ikintu, ahubwo ni ugukora kw'ikintu. Tubyumve neza. Urugero hano turavuga ngo mon téléphone fonctionne bien. Telefone yanjye ikora neza. Urumva ko ni ugukora kw'ikintu. Telefone ni ikora, imodoka irakora, imashini irakora. Mon téléphone fonctionne bien. Telefone yanjye ikora neza. Noneho tukaza kubona ijambo ngo fonctionnaire. Fonctionnaire, umukozi wa leta, niyo twita fonctionnaire. Nicyo twumva bavuga ngo fonctionnaire babivuga umukozi wa leta. Ariko hano muri kubona kandi kantu fainéant. Hari igihe babivuga mu buryo bwo kunyega, ngo bigize aba fonctionnaire. Bishatse kuvuga ngo aha iyo babivuze barimo batebya, baba bashaka kuvuga ko umuntu ari umunebwe, akora gake akazi, ngo yigize umufonctionnaire. Ariko ubundi fonctionnaire ni umukozi wa leta. Ubwo sinzi aho babikuye, ariko nuko bimeze. Iyo ubibwiye umuntu uri kumuningura cyangwa se uri gutebya, uri kumuvugiraho neza, yigize umufonctionnaire, ubushatse kuvuga ngo ni umunebwe. Il est peintre. Il est peintre. Ni umunyamarangi. Ni ukuvuga ngo akazi ke ni gusiga amarangi. Inzobere mu gusiga amarangi. Il est peintre. L'autre phrase, c'est un acteur. C'est un acteur. Ni umukinnyi wa filime. Il est dramaturge. Il est dramaturge. Il est dramaturge. Ni umukinnyi w'amakinamico. Il est dramaturge. Continuons. L'autre phrase ici, nous avons il parle vite. Avuga vuba. Il parle vite. Avuga vuba. Parler bivuga kuvuga. Bisobanura kuvuga. Iyo dushyizeho ukora igikorwa turatangira tuti je parle mvuga, tu parles uvuga, ese ntabwo tubivuga. Tu parles uvuga, il elle parle avuga, nous parlons tuvuga, vous parlez muvuga, il ou elle parle bavuga. Urabona ko parler iri mu cyiciro cya mbere, tuyikora nka za invité, commencer n'izindi tugenda tubona ziri mu cyiciro cya mbere. Merci beaucoup mes chers amis. Wowe ukurikiranye iri somo ukaba utarakanda subscribe, mu by'ukuri wambwira ko habura iki? Ndabibutsa ko kandi kugira ngo ukande subscribe ari uko ushyiramo na email yawe. Ntabwo ari ugukandaho gusa ngo byarangiye. Hatarimo email, subscribe yawe ntabwo ibara, ntabwo ihabwa agaciro. Banza muri telefoni ugashyiramo email, ubundi ugakora subscribe. Noneho iyo wakoze subscribe ntabwo uba wemerewe kongera
gukora subscribe nanone biba byarabaye bihagije. Icyo ukora no kujya ubona amasomo yacu uri uwa mbere. Murakoze naho ubutaha mu isomo ritaha.